Imana ishimwe cyane kandi yahabwe icyubahiro kubwo amateraniro y'uyu munsi, kandi ndanezerewe kugira ngo mbabwire ngo ikaze imbere y'Imana mwebwe turi kumwe muri iteraniro hano ndetse n'abandi bari hirya no hino dufatanyije ijambo ry'uyu munsi. Imana ibahe umugisha cyane kandi ibagire neza. Ndanezerewe cyane kubw'impamvu nyinshi, ariko cyane cyane muri izo mpamvu reka mvuge kuri ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko turi kurangiza ikindi cyumweru kirangiza ukwezi kwa kabiri, kandi Imana yabanye natwe, Imana yatugiriye neza, Imana yaraturinze, yaratuyoboye. Niyo mpamvu rero mfite umunezero cyane kuri uyu munsi. Ikindi kandi kinshimishije ni uko uyu munsi muri gahunda y'Imana yaduhaye kubw'ijambo ryayo, uyu munsi turatangira gufashwa n'ijambo ry'Imana tuzakomeza kubona mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri buri cyumweru rero tuzaba dufite ijambo ridufasha kandi n'isezerano tubona mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Imana iguhe umugisha rero wowe nawe Imana yemereye kugira ngo tubashe kuba turi imbere yayo uyu munsi, twumva ijambo ryayo kandi dufata isezerano ndetse twakira n'ibisubizo biva ku Uwiteka Imana. Dusome muri iki gice badusomeye cyo mu gutegeka kwa kabiri igice cya mbere, ariko ndagira ngo noneho nsome umurongo wa 8. Wadusomeye ahereye ku murongo wa mbere ageza ku wa 8, ariko reka nsome umurongo wa 8 ngo dore igihugu nyibashyize imbere, nimujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha bo n'umuryango ndetse n'urubyaro rwabo ruzakurikiraho. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe kuko yabanye natwe kandi izakomeza kubana natwe. Imana irasezerana kandi igasoza n'Imana y'urukundo ndetse n'umubyeyi wacu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero by'umwihariko ubwo twinjiye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni igitabo cyanditswe na Mose kandi cyerekeza cyangwa se gifite intego nyamukuru kugira ngo ijambo ry'Imana ribe rishimangiye muri twebwe, ijambo ry'Imana ribe rishimangiye mu rubyaro rwera rw'Imana. Abisirayeli bari bageze ku munota wa nyuma kugira ngo barangize urugendo rwo mu butayu, noneho binjire mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Igitabo rero cyo mu gutegeka kwa kabiri ni igitabo cy'ikibwirizwa, ni ikibwirizwa cya nyuma Mose yahaye Abisirayeli ubwo bendaga kwinjira mu gihugu cy'i Kanani. Ni ikibwirizwa, mu yandi magambo igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri ni ukuvuga ngo ijambo ry'Uwiteka Imana ryongera kugera ku Bisirayeli, cyangwa se amahame n'amabwiriza, itegeko ry'Imana ryongera kubwirwa Abisirayeli. Kubera iki? Kuko Mose yibutsaga ibyo Uwiteka Imana yakoze, ibyo Uwiteka Imana yavuze, amasezerano Imana yatanze, uko bagenze mu rusengero, cyane mu rugendo rwo mu butayu, cyane cyane ko hari bari baravutse nyuma y'uko Abisirayeli basohoka muri Egiputa. Hano rero Mose nawe tekereza buryo ki yari ari kubabwiriza, yari ari kubaha aya magambo kandi yatumwe n'Imana, ndetse abibutsa aho bagenze, abibutsa ibyabaye ku babyeyi babo, abibutsa ibyabaye kuri ba sekuruza, kugira ngo uru rubyaro rugiye kwinjira i Kanani rwinjiremo rusobanukiwe kandi rufite ibyiringiro bizima ndetse rukomeye mu isezerano. Imana ishimwe cyane. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri rero kitwibutsa ijambo ry'Imana. Hari igihe bari ku musozi Sinayi, ndetse ijambo ry'Imana icyo gihe ku murongo wa 6 w'iki gice cya mbere ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye ihorebe iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana irareba ikavuga iti ubu bwoko bwanjye igihe bamaze aha ngaha kirahagije, igihe bamaze aha bumva aya mategeko uko Mose yakurikiranya kirahagije, ahubwo nimuhaguruke mberekeze mu gihugu cy'isezerano kubw'ubuntu tubona n'agakiza ko muri Yesu Kristo. Iki gitabo rero cyo gutegeka kwa kabiri umwami Yesu Kristo nawe yagiye akigarukaho cyane. Ni igitabo yakundaga, ndetse ku buryo igihe yageragezwaga n'umwanzi Satani, iki gitabo yarakifashishije ubugira gatatu asubiza Satani, amwereka yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa mu gice cya 8 umurongo wa 3, ndetse amwereka yuko tugomba kuramya Uwiteka wenyine tukaba ari we dukorera. Umurongo wa 16 w'igice nanone
cya gatandatu cyo mu gutegeka kwa kabiri tubona yuko umwami Yesu Kristo uyu murongo n'ubundi yawuvuze ngo ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu. Ni uyu murongo yawugarutse abwira Satani ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nanone mu gice cya gatandatu umurongo wa 13 umwami Yesu yawugarutse ati wubaho Uwiteka Imana yawe aba ari we ukorera wenyine. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ndagira ngo ngukumbuze kandi gushishikarize kugira ngo buri cyumweru tujye tuba turi kumwe twakira isezerano ry'Imana kandi tubashe kubona ko ni ijambo ry'uyu munsi umwami Yesu yarigize intwaro ubwo yari ari gusenga, kandi noneho Satani akaza kumugerageza ashaka kuzana ijambo yarigoretse, ariko umwami Yesu Kristo akoresheje iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri akagenda amusubiza. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu rero kugira ngo nawe ujye uba witeguye ufite ijambo ry'Imana muri wowe kugira ngo n'ubundi ubasha kuzimya imyambi ya wa mubi aturasa uko bwije nuko bukeye. Abisirayeli rero bagenda mu rugendo rwo mu butayu, nabo umwanzi Satani ntabwo yaraboroheye, yabakomezaga kubagabaho ibitero. Nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana uhereye hano mu gitabo cy'Itangiriro, dusanga yuko umwanzi Satani hari uburyo akoresha mu kugaba ibitero. Uburyo bwa mbere akunda gukoresha nk'ariya mu Itangiriro igice cya 3, akaza akinjira mu muntu akamubwira ati urabizi se, niba utarunabiza ahubwo ubimenye uyu munsi nawe ubwawe wamera nk'Imana. Nguko uko yaje kugerageza Adamu na Eva, ati nawe ubwawe wamera nk'Imana. N'uyu munsi hari abantu badashaka kugira ngo bumve ko Imana ari iri hejuru kandi ari Imana yacu, ari umuremyi wacu, ari Imana nkuru, Imana nini, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi byose kandi ishobora byose. Ariko Satani arazaterega nawe wamera nk'Imana, washobora kumera nk'Imana, amaso yawe yahumuka ukagira ubwenge. Ibyo ni ibinyoma by'umwanzi, ibyo Satani yabizanaga no mu gihe cy'urugendo rw'Abisirayeli mu butayu. Uyu munsi tube maso rero. Ikindi nanone ubundi buryo Satani ajya akoresha nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5 araza akamubwira ati umva rero nawe ubwawe wahinduka umunefiri, waba igihangange, waba muremure munini ufite imbaraga nyinshi cyane. Satani araza akavangavanga ibintu n'ibindi, akavangavanga abantu b'Imana n'ab'isi, akaza akinjira kugira ngo yumvishe umuntu ko yaba igihangange. Abisirayeli icyo kigeragezo bahuye nacyo mu butayu, kandi Mose yagombaga kubibutsa ibyo banyuzemo, ibyo byose yagombaga kubibutsa kandi no kubabwira buryo ki hari abo batakiri kumwe basigaye aho ngaho mu butayu. Ikindi cyari kibabaje Mose cyane nuko urwo rugendo bari bamaze kugenda imyaka 40, bari kurugenda iminsi 11 gusa. Mose rero abaha iki kibwirizwa aricyo gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibyo byose yarabitekerezaga. Ikindi Mose yatekerezaga, none agatekereza noneho buryo ki atari bushobore kwinjirana nabo i Kanani. Kubera iki? Kubera ibibazo yagiye ahura nabyo bagiye bamuteza mu rugendo rwo mu butayu. Ikindi Mose yatekerezaga, yararebaga akabona uru rubyiruko aba bavutse ejo bundi mu rugendo rwo mu butayu, wongeyeho bakeya bafashe isezerano, bagumye mu isezerano, barimo Kalebu, barimo Yosuwa, barimo Yetiro, barimo Rahabu. Icyo gihe Mose akareba akabona buryo ki ndetse agasenga Imana kugira ngo ubwo bagiye kwinjira i Kanani nyabuneka be kuzambera nka babandi baguye mu butayu. Twibuke yuko bamaze iyo myaka yose 40 kugira ngo babandi bivovota, babandi badafata isezerano, babandi baterewe umugambi w'Imana w'i Kanani basigara aho ngaho, noneho Imana yinjiza urubyaro rushya mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri muri Matiya ni igitabo cyo gushimangira ijambo ry'Imana, kubera ko hari urubyaro rutari ruri no ku musozi Sinayi, hari urubyaro rutari rwarigeze no kuba ruri muri Egiputa mu bigeragezo no mu buretwa bwo kwa Farawo. Kubw'ibyo Mose yari ari kubaha ijambo ry'Imana abibutsa ibyo Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Si ibyo gusa rero, tumenye ngo mu butayu ikiba gikwiriye ntabwo ari ukujya hejuru no gushaka kumenyekana, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro 11 ubwo abantu bangaga gutatana bavuga ngo twiremere umunara.
twubake umunara w'ababere, tuzamuke tubasha no kugera ku Mana, ndetse izina ryacu rikamenyekana. Ese izina kumenyekana mu butayu byaba bimaze iki? Igikenewe mu butayu ni uko umuntu ahinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Mu gitabo cyo Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17, ndetse Paulo wera yabigarutseho mu Bagalati igice cya 2 umurongo wa 20, atariko si jyewe ndiho, ariko ni Kristo uriho muri jyewe. Kubera ko Paulo yabonaga yuko iyo dupfuye muri Kristo tubasha kubaho, Kristo akabaho muri twebwe. Ibyo rero nicyo gisubizo ndetse niwo munezero wo kwinjira i Kanani. Ab'Imana yisigarije rero twahindutse ibyaremwe bishya, kandi duhamagarirwa kugendana umugisha uva ku Mana. Umugisha n'ibisubizo bituruka ku ntebe yo mu ijuru y'Imana, ndetse kugira ngo n'ubundi n'abandi bagende bakira isezerano. Imigisha rero yo mu buryo butatu. Icya mbere, hari imigisha y'ibisubizo biva ku ntebe y'Imana. Mose yabwirije Abisirayeli imbere yuko binjira i Kanani. Umurongo wa mbere wo Gutegeka kwa 2 ngo aya niyo magambo yose Mose yabwirije Abisirayeli bose hakurya ya Yorodani, ni mu butayu. Bakiri mu butayu benda kwinjira, Mose arababwiriza, ababwira ko imigisha n'ibisubizo bizima dushobora kubona, umuntu ashobora kubona, ari ibisubizo n'imigisha iva ku ntebe yo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Mose yabibukije uko Imana yabavanye muri Egiputa. Bakoze iki rero? Basize amaraso ku nkomanizo. Amaraso ku nkomanizo y'umwana w'intama udafite inenge. Mose yagombaga kubibutsa kugira ngo n'abatari bahari bamenye ko ibanga ry'agakiza, ibanga ryo kuva mu buretwa bwa Satani, ibanga ryo kukuvana muri bya bindi bikuboshye ari amaraso ya Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyo ni kibwirizwa rero Mose yagombaga kubaha, nuko bakabona binjira i Kanani. Ikindi yabibutsaga rero nuko hari iminsi mikuru Imana yari yarategetse, kandi iyo minsi mikuru iracyakomeje na n'uyu munsi, kugira ngo abagenda bavuka nyuma basobanukirwe icyo Imana yigeze kudukorera. Muri Egiputa umunsi mukuru wa Pasika, iryo joro baraye buri buke bakagenda bakabohorwa, bagatangiza urugendo rw'isezerano Pasika. Ndetse umunsi mukuru wa Pentekote, Imana nitubeshaho. Imana yabeshejeho Abisirayeli mu rugendo rwo mu butayu, ndetse bakabasha kubona ibyo kurya batari bafite aho bahinga. Imana ikabitaho muri byose. Pentekote, imbaraga z'umwuka wera. Niyo mpamvu Umwami Yesu Kristo ku munsi wa Pentekote w'amashimwe wo gushima Imana iby'Imana ikora, icyo gihe noneho bari maso basenga, bahabwa isezerano, buzuzwa umwuka wera, bagira imbaraga, batangira guhamya Kristo. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero ni ngombwa gukomeza iyo minsi mikuru nk'uko Imana yari yarategetse Mose, kugira ngo abayizera ndetse n'ubwoko bwayo bakomeze kugenda bubahiriza iyo minsi mikuru. Imana ishimwe cyane. Isezerano wubatseho uyu munsi rero niryo sezerano rigena ahazaza hawe. Uyu munsi uko ufashe kuri Kristo, uyu munsi uko uha umwanya wawe Imana, cyane cyane ku munsi nk'uyu w'amateraniro, ukumva uko byagenda kose ugomba kuba imbere y'Imana, ukumva uko byagenda kose ibibazo byawe ugomba kubishyira Imana, ukumva uko byagenda kose ushaka kandi ufite inyota yo kugira ngo wakire ijambo ry'Imana rikubera inkomezi n'umuyobora. Imana ikugirire neza, kandi Imana iguha umugisha, iguteguriza ahazaza hawe heza. Icya kabiri, hari imigisha n'ibisubizo biva mu rugendo rw'isezerano. Iyo uri mu rugendo rw'isezerano bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko Abisirayeli bagendaga urugendo rw'isezerano. Niyo mpamvu Kalebu na Yosuwa basobanukiwe ko ubwo bari mu mugambi w'Imana, ni koko Abanaki ni barebare ni banini i Kanani, ni koko imisozi yaho iragoye, nta nubwo bari barigeze bayigenda, ariko bazirikana ko bari mu rugendo rw'isezerano. Bazirikana ko ari Imana yabivuze iti manuwe no kubatabara, manuwe no kugira ngo mbajyane mu gihugu cyiza, igihugu cy'amata n'ubuki. Iyo usobanukiwe aho ujya rero, uba uri mu rugendo rw'isezerano. Icyo gihe uba ufite ibisubizo n'imigisha bituruka mu rugendo rw'isezerano, ndetse ugenda uza aho ujya, ndetse ntabwo urwana nk'uhusha. Kubera iki? Kuko uba ufite umwami wa byose kandi akurangaje
imbere. Kubw'ibyo rero Imana yabayoboye icyo gihe ikabana nabo, haba ku manywa ikabayoboza inkingi y'igicu ndetse n'injoro ikabayoboza inkingi y'umuriro. Urwo ni urugendo rw'isezerano. Iyo ugendana n'Imana ubona umugisha. Reka nkubwire ngo n'ibikomeye biranesheka. Niyo wanyura mu mazi ntuzatembanwa, niyo wanyura mu muriro ntuzashya. Kubera iki? Kuko uri mu rugendo rw'isezerano. Ni ukuri ufite isezerano wicariye, niyo mpamvu utapfa guhinda umushyitsi gutyo gusa. Ndetse n'inkuru z'incamugongo n'ibyo kwivovota, ibyo ntabwo bikingurira umwanya mu mutima wawe, ahubwo wimika kwizera gusa. Imana iguha umugisha kandi ni ukuri ikugire neza, ikubashije kunezererwa imigisha ituruka mu isezerano ry'Imana. Kubera iki? Kuko Imana yakomeje kunesha abanzi babo. Bahuraga n'abanzi babarwanya, ariko icyo gihe kuko urugamba ari urw'Uwiteka, kuko kunesha ari uk'Uwiteka, maze Imana igakomeza ibarwanirira. Mu rugendo ni ngombwa gukomeza gusenga, kubera ko abakomeza isezerano bagomba kwinjira i Kanani byanze bikunze. Ubwo ahangaha igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, Mose yibutsaga urubyaro rw'Abisirayeli kujya babika ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Niyo mpamvu Umwami Yesu Kristo ubwo yari ari hano ku isi, icyo yakoresheje ni rya jambo yabitse mu mutima we, maze Satani aramwara, aravuga ati ndagiye, ariko tuzabonana ikindi gihe. Ikindi gihe cya ryari? Yaratsinzwe, yabyemera atabyemera. Imana iguha umugisha ikugire neza, nushikama mu masezerano kandi ukamenya ukazirikana iby'Imana yagukoreye. Icya gatatu, hari imigisha y'ibisubizo mu rugendo twerekeza ahazaza. Ahazaza ni Kanani. Abisirayeli babaye maso, cyane cyane urubyaro rwavukiye mu rugendo rwo mu butayu, bari kwerekeza mu mugisha w'ahazaza. Umugisha w'ahazaza, nitwishingikiriza ku Mana muri byose, tuzahabwa imigisha iva ku ntebe y'Imana, tuzahabwa imigisha yo kugendera mu isezerano ndetse n'imigisha yo kwinjira i Kanani. Imana ishimwe cyane kandi yahabwa icyubahiro. Ni ukuri Mose yarababaye, kuko ahantu bari kugenda iminsi 11 gusa bamaze imyaka 40. Kubera iki? Kugira ngo Imana itegereze abantu bazima, izakoresha ikirere ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, bagombaga kugera i Kanani bakatunganya iby'urusengero. Urusengero kuki? Kugira ngo urubyaro rubone aho ruteranira, maze bashimangirwemo ijambo ry'Imana n'isezerano, kugira ngo babashe gukura, bakoreshwe n'Imana kubw'ivugabutumwa ry'ishyuza. Niyo mpamvu bagombaga kwinjira i Kanani. Wesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo uko yinjira mu masezerano Imana yaguhaye, uko ugendera mu muteguro w'Imana n'iby'Imana yakuvuzeho, umenye ko ari ukugira ngo Imana igukoreshe kubwo kwagura ubwami bwayo. Igihugu cyose urimo uyu munsi hari icyo Imana igushakaho. Igihugu cyose Imana yagutumyemo iragira ngo wagure ubwami bwayo. Ahantu uri, intara ndetse n'umurenge, nk'uko dusengera imirenge 416 muri uyu mwaka, kugira ngo nawe Imana igukoresha aho uherereye, maze utange igisubizo. Ujye uba umuntu utanga igisubizo aho ageze hose. Ubwo ni ubutumwa Imana yaduhaye muri uyu mwaka. Ndagusengera Imana mu izina rya Yesu, kugira ngo wumve ko uri umunyamugisha kandi ugomba guhesha abandi umugisha. Ibisubizo rero Imana iguha uyu munsi ni iby'umumaro cyane. Ni ukubera ko ahahise hawe n'ahazaza hawe ari ngombwa. Icyo ni igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri cyerekeranye n'ahatambutse hawe kandi cyerekeranye n'ahazaza hawe. Mu ncamake rero, ni ukuvuga ngo Mose yibutsaga iby'Imana yakoze mu gihe cyatambutse, kandi akabinjiza mu muteguro w'Imana ubwo bazaba bageze i Kanani. Imana ishimwe cyane. Hari n'ibisubizo ushobora kubonera mu ngorane, ushobora kubona ibisubizo no mu ngorane ukabonamo umugambi w'Imana. Ni ngombwa rero yuko ugira ibanga ryo kuba imbere y'Imana no kwiyereka ibyo unyuramo byose. Kubw'ibyo nubyuka mu gitondo ukabona byemeye, ujye wibuka kubwira Imana ngo wakoze. Ujye wibuka kubwira Imana no kuyishimira ibyo yagukoreye, no kuyishimira ibyo yiteguye kugukorera. Tegereza wihanganye rero, kuko Imana niba ikwishimiye byanze bikunze izakomeza kuguha ibisubizo uko bwije n'uko bukeye. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, uruhera kandi urakiranuka, urasezerana ugasoza. Nubwo Abisirayeli bahagurutse muri Egiputa, bamwe muri bo bakagera kutizera no kwivovota, ariko Mana wakomeje isezerano. Abagumye mu isezerano bambutse Yorodani, maze binjira i Kanani, maze urabakoresha. Nyamara kandi abarangaye, abo basigaye mu butayu, ndakwinginga Mana kubw'uyu munsi, aba bakundwa bawe bene data turi kumwe
n'abandi bari ahandi Mana kandi bagucira bugufi, buri wese umuhe inkomezi kandi umurinde kugira ngo twinjire mu isezerano rya Kanani ariryo vugabutumwa ry'isi yose. Habwa icyubahiro Mana yacu uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.